Murakaza neza nanone kuri YouTube channel yanjye twarahuranye, ariko uno munsi nabateguriye filime yitwa The Pursuit of Happiness. Ni filime ishingiye ku nkuru ya nyayo. Itangira hari umugabo Will Smith, niba mumuzi, n'umugabo ukina amafilime cyane y'abanyamerika. Ni story ishingiye ku nkuru ya nyayo. Umugabo wayikinnye yitwa Will Smith. Ni filime nziza mana yanjye, iteye agahinda ariko nanone itera courage ku muntu wihebye, umuntu ufite ibibazo, umuntu ituma utagivinga up kabisa. Munyemerere munega amatwi mbabwire iyi story ni nziza byatari. Ni filime itangira umugabo ubona ari umugabo kabisa ufite amakuraje, afite ikintu cy'igikapu mu ntoki, yambaye agasuti n'agashati n'agakaruvati, mbese ibana ari umugabo uri smart ukuntu. Asa nkaho ari kumwe n'akana gato gasa nkaho ari agahungu ke, bari kugenda mu muhanda bahagaze ahantu bategera bisi za rusange. Muri Amerika rero iyo umuntu nta modoka afite, ari umukene, habaye bisi z'ubuntu wuririramo ubuntu nyine, ikakujyana ku buntu nta mafaranga. Uwo mugabo rero niho yari ari, afite akana ke mu ntoki n'urubaga ku ruhande, ariko mbabwiza ukuri, uzi ko kundi reba akana gafite nk'imyaka 6, ureba agatambwe kaba gatera, none urebe urutambwe rw'umugabo mukuru ukuntu ruba rungana. Teraga urutambwe rumwe kakarubwirukankamo. Nawe murabyumva iyo shusho, bijya binsetsa byatari. Nuko umugabo rero yahuraga ibana muri business yiruka uko nguko, routine ye ari ukujyana akana ahantu bakajyana kukarerera. Hari mu bazungu habaho amarerero, aho niba ababyeyi babiri bombi bafite utuzi, umwana aba afite ahantu ujya kumurera ariko ukishyura, ariko aniga nyine. No mu Rwanda murabizi ko bihari, ntuze ziriya ECD nabyo byaraje, urebye babikuye mu bazungu. Noneho akana nyine haragenda agasiga ahantu agomba kugasiga, babanye neza n'akana gato, ariko bana babashabutse ukuntu kahakisi papa wako arisubira arigendera. Mu kugenda papa w'uwo mwana yahuraga nyine buri mu gitondo ajyana ako kana, ni routine ye ya buri munsi. Yahoraga ajyana ako kana akajya kugasiga aho karererwa. Noneho nyina w'ako kana yakoraga ahantu muri resitora. Uwo mupapa nta kazi yagiraga, ariko buri munsi yazindukanaga uruntu rumeze ni urubox, ni ibintu ni projet yari yarakoze y'ibibox, niba ari bigendanwa, ni scanner igendanwa ipima ibipimo, igira iki, ifite nyine ibintu ikora, ariko ayigurisha ahantu mu bitaro bigiye bitandukanye. Nyine yakoraga ibintu byo kwa muganga. We ni ubushakashatsi yikoreye, akora ibyo bintu nyine by'ibibox ahora agendana. Nibyo buri munsi yazindukana akazi yagiraga, nibyo buri munsi yazindukaga, buri munsi ajyana kimwe akagenda akakigurisha. Hanyuma yaba yabonye umukiriya bakamuha amafaranga, yaba atamubonye bamwe bakamushihura, abandi batetu gihendeye ubusa gusa nta n'umumaro kimaze, agataha yihebye. Umva mbabwire, n'umugabo wari ufite ubukene, astragolinga. Umugore akora mu karesitora ahantu, bafite akana. Muri Amerika yabizi buri kimwe cyose ni ukwishyura, n'iyo inzu yaba ari iyawe sinzi ibindi misoro uba wishyura, ariko bo baranakodeshaga, nta nubwo inzu yari baba ahantu mu kazu k'abakinnyi. N'ubu ari aba famille struggling pe, ariko ikundanye nta kibazo. Umugabo rero buri munsi akazinduka ajyana akana, agahita yamara kugasiga. Umugore nawe yagiye muri resitora gukora, aba yanabasize mu gitondo, ubundi yarangiza akajyana cya kintu akajya kukigurisha, yabona umukiriya akamubona, atamubona akakigarukana. Aha ubuzima burakomeza, rimwe kabiri kangahe, noneho ubuzima burushaho kuba nabi. Noneho hagati aho, ahantu yajyanaga akana ke, ni umukecuru wari wiyemeje gukora akantu k'aka ECD iwe tu, agasigarana abana b'abakene bakamwishyura udufaranga duke, kuko abaramutse amujyanye ku ma ECD yemewe ntabwo ari kubona amafaranga amujyanye. Noneho umukecuru umunsi umwe
ni umukecuru utari umunyamerika, yari wo mu kindi gihugu, noneho kubera ko nta n'icyongereza azi akerekera abana amafilime y'abantu bakuru, kandi urabizi mu bazungu ni kizira kikazizwa nko kwereka umwana filime ingana n'imyaka ye, noneho akayiberekera filime y'abantu bakuru. Akana kubera ubusutwa bwinshi nyine n'ubujajwa bwose, utwana dufite imyaka nk'iriya tuba tuvuga cyane, nta nubwo ari imyaka 7, ngira ngo ni imyaka 3, kari gafite imyaka 3 cyangwa 4 gutyo. Noneho karambwira ati papa urabizi ko batwetse filime iyi n'iyi, kavuga filime irebwa n'abantu bakuru irimo ibintu biteye isoni. Papa agenda kuri ya ECDR akayibya hatari, ahita abwira uriya mukecuru, aramubwira ati uwo mukecuru none se wereka abana filime imeze gutya? Aramubwira ati umva, wowe utangiye kunyigisha uko ndera abana? Nyine amwibwirije ko wicaye ngo kirakomplayininga gusa, arasakuza anishyura n'udufaranga duke, no kutwishyura nabyo byaramunaniye. Ubwo nyine abura uko agira, nta kintu yavuga, yibeshya akavuga, ahita amubwira ati jyana umwana wawe nta handi hantu yabona yamusiga. Apfa kubyemera, aramubwira ati basi kuri iyo mbwa mu nda, aramubwira ati umva genda bayi, muri make no kumubwira ati umva ntabwo ntegeka, n'udufaranga ni duke wishyura, unatwishyura utinze, ntugende rimwe na rimwe uranyambura, genda. Mbese nagira ngo mbumvishe struggle uyu mugabo yagendaga anyuramo. Noneho uko ubuzima bugenda, umugabo arastrugglinga, umugore nawe nyine ubuzima babayemo, umugore wese nk'aho ari we winjiza buri munsi, amutuka, asigaye reka mbabwize ukuri, urugo rurimo ubukene nta byishimo bibamo pe, mbabwize ukuri, iyo utari umuntu wihangana nta byishimo bibamo. Noneho umugore atangira kujya asuzugura umugabo nyine, ariko mu kumusuzugura akagira n'umutima mubi, ariko muri ibyo byose kubikora ni ubukene bwinshi yabonaga bukabije, akabona niwe uri kwinjiza, agahora amutonganya, avuga ati waretse kumbwira gutyo, waretse kunsuzugura, kuko icyo nsuzugura nta mafaranga mfite, hari igihe bizacamo, wahora umuha icyizere buri munsi, uko amuhaye icyizere, umugore yagira icyizere, umugabo yagenda mu kazi, yajya no kugurisha bya bindi, ahubwo noneho bikanga. Ngiye kubaha nk'urugero rumwe, uyu mugabo yahuye n'ibibazo. Umunsi umwe aragenda ajya ahantu agiye gusaba akazi, kubera pressure y'umugore, ntuvuga ati ibyo bintu byawe uhora ugurisha batanagura wapi. Noneho umunsi umwe aragenda avuga ati ariko kanye nashaka akazi, ibintu byo kugurisha ibintu mbireke kuko ndabona bitari kugenda. Aragenda, agezeyo abona kujya ahantu gusaba akazi n'ibintu by'ibibogisi mu ntoki, aravuga ati wapi kambireke. Noneho arangije, babizi abantu basabiriza bo ku muhanda, aragenda aterekaho igikapu, aramubwira ati rero kamubwire wa mugabo we, iki kintu n'ubundi nukigurisha nta kintu kiri bukumarire, nukuri ukigumane, ndaje mu kanya gato ndahita ngaruka, urabona ngiye gusaba akazi, ntabwo mbese aramusobanurira situation yose. Ubwo agisigende abantu babeginga nyine basabiriza ku muhanda, umuntu nk'uriya yo kumusigira iboro, we niyo wamubwira ngo ni igiki se kimeze giti, umva yaba ari iboro kuri we. Arangije arakimusigira aragenda, arangije yinjiye ahantu aje gusaba akazi, batangiye kumubwira atakira kano kantu buzuza iyi fomu gutya na gutya, arebeye mu idirishya abona wa mubega wa wundi usabiriza, yirukankanye ya boro ye, baba we umugabo bakimuha ibipapuro akigira iki, yararanga, umva biriya bintu wagiramo nyine byari iboro ye nawe nk'uko tubivuga. Arangije ahita asohoka yirukanka n'akazi yaraje gusaba arakareka. Arangije amwirukankaho, umukobwa aramucika, yari umukobwa, aramucika nyine aramubura, bisi iramujyana atamugezeho, nyine bya bigari ya moshi bitwarira abantu ku buntu byo muri Amerika. Arangije ataha nanone nta kintu agurishije, nta mafaranga, nta cy'umugore nanone arongeye, baba we umujinya uramwica nyine. Arongera gutyo agenda bikanga. Noneho umunsi umwe yongera kugenda mu gitondo, aza ajyanye ikindi kibogisi. Arangije arimo agenda abona wa mukobwa wamwibye, aramukurikira arakimwaka. Noneho wa mugore wiwe yari yamuhaye gasopo nyine, yamuhaye gasopo, aramubwira ati urongera kugarukana iki kintu, mana yanjye ntabwo turi buze kujya imbizi. Umugabo aramubwira ati humura ndaza kukigurisha. Noneho umugabo agiye abonye wa mukobwa wamwibye amukurikiye akimwatse, uzi ko yari yajyanye n'ikindi. Noneho umugore yamuhaye gasopo ati nujya n'iki kintu ukakigarura utakigurishije urambona, noneho ahubwo agarukana 2.
cya kindi bari bamwibye n'ikindi gishyashya ko yagurishije byanze, hamwe agenda bakamutuka, ahandi biki, nyine ubuzima bwaranze. Umugore umujinya uramwica. Umugore agashiha karamwica, arangije umugabo buri munsi nawe atahanaga akana. Umugore we wabonaga asa nk'umuntu nyine utazi kwita ku bana cyane, ikindi hari akazi kiwe karamufataga cyane, hari akazi ko muri resitora akaba uba utabona umwanya pe. Ariko umugabo we yarageragezaga akaza agafata umwana, niwe wamujyanaga aho ngaho kwa ECD akanamugarura mu rugo. Noneho umugore mana yanjye agera igihe abona biramurambiye. Bimurambiye aravuga ati Chris, umugabo witwaga Chris, ati Chris, njyewe ndabona ibi bintu bitazakunda pe. Nyine ararakara akajya anamusuzugura ntanamusubize. Umugore arangije abwira umugabo, aramubwira ati reka nkubwire Chris kuri telefone. Ubwo umugabo yagiye aririrwa yiruka pe, ntiyajyaga yicara, nyine ashaka akazi, ariko byaranze, urizi ko ibyo bintu bibaho. Umugore ahamagara umugabo kuri telefone, aramubwira ati Chris, njyewe ndagiye ndigendeye, ndabona ubuzima ntabubamo kandi njyanye n'umwana wanjye. Aramubwira ati ujya wigenda. Ubwo uko agenda ni nako babishyuzaga ubukode bw'inzu nabwo bwari bwagezemo. Umugore abona biramurenze, ati umugabo arigendera ajyana n'akana. Umugabo agira ngo umugore arimo arakina atashye, asanga umugore yagiye kera cyane. Ata umutwe, arangije hari muri karitsiye rero yari afitemo umugabo usa nkaho umufitiye ideni. Mbaza ngo ni amafaranga angahe? $14 niyo yari amufite, ariko icyo gihe iyo yabona nabwo yari kuba abonye nk'Imana, sinzi. Arangije ajya kumwishyuza, aramubwira ati mva nkubwire, nyishyura, ngirira vuba, nyishyura amafaranga. Aramubwira ati njye mwishyura? Ati ntabwo nakwishyura, icyo gihe sinagufashije kwimuka, nta mafaranga yawe mfite. Aramukatira nyine nawe. Umugabo ibibazo biramurenga. Arangije kuko ukuntu yakundaga akana ke byahatari, abwira umugore, aramubwira ati madamu, ugende, nakubwira iki? Wananiwe kwihangana no kunyihanganira ko nta kazi mfite, nta n'amafaranga, ariko nsigira umwana wanjye. Arangije aramubwira ati musigire umwana wawe njyewe? Aramubwira ati musigira umwana wanjye, ndabizi ko utabasha kumwitaho. Kandi koko umugore ntabyo yari ashoboye pe. Umugabo yasaga nkaho ariwe wita ku mwana cyane. Noneho birangije Chris umugore wa Chris aramuzanira umwana we, arabizi ko atamwita, atabishobora. Arangije amuzanira umwana, aba ariwe babana, akamuzana arira nyine atabyishimiye. Iki ni cyo ibintu by'ababyeyi. Umugabo arakomeza arasitaragoringa. Noneho uyu mugabo, hari umugabo bari baziranye kera mu mashuri, ariko bahurira mu muhanda. Aramubwira ati ya makuru ni meza, none se ubu usigaye ukora he? Umugabo aramubwira ati cyewe nkora ibintu bijyanye no gucuruza, nyine bya bindi byo gucuruza ababloka. Nibyo bakoraga, bijyanye no gupaswedinga abantu, abantu bakabumvisha uburyo ki kampani yabo bayibacungira, imitungo yabo nyine bo bashinzwe, mbese ni marketing. Noneho aramubwira ati okay, byiza cyane. Umugabo disi ahita yibaza mu mutwe, nyine bamaze aramubwira ati okay, mpa nimero zawe. Arazimuha, anamurangira n'ahantu akora, abizi nyine, amusigira address. Umugabo asigara yibaza, kubera iki abandi babona akazi njyewe sinkabone? Mana, nanjye ndifuza kumera nk'abandi nyine. Nurabiza ryigiramo ugatangira kwifuza kubaho neza nk'abandi bantu uko babayeho. Kubera iki abandi babona akazi wowe utakabona? Kubera iki abandi bahirwa wowe utafite amahirwe? Arangije mwibuka ko yabitse nimero ze, yikomeza za rutini ziwe zo kugurisha bya bintu ze, babigura akababonye udufaranga, batabigura akabyihorera. Ariko agakomeza keeping a faith, nyine agakomeza umutima ukomeye, we yizeye tu. Arangije umunsi ukurikiyeho aza guhamagara wa mugabo, aramubwira ati se ni gute nabona akazi nanjye? Tuwandangiye ukuntu nabona akazi muri kampani y'iwanyu. Arangije aramubwira ati reka nkubwire rero, hari program dufite ya internship y'amezi 6, y'abantu bakora amezi 6 bakora internship, uri kumva? Ati ahita bisamira hejuru, aramubwira ati iyo program ariko reka nkubwire, twakira abantu bagera muri 30, ariko dutoramo umuyitani umwe watsinze abo bose. Ibaza nayo iyo competition. Arangije aragira, aramubwira ati ariko iyo internship ntabwo bishyura, ni ukwiga amezi 6, wagira Imana watsinda muri abo bantu 30 tuba twangaje
intani, ubwo ukaba ariwe uhabwa akazi muri iyo ntuzi. Nawe urumva ko nubwo wenda mubwiye akantu kazima ariko biragoye cyane. Ibaze kujyamo ugakora internship nta mezi 6 yose udahembwa, warangiza n'amahirwe yo kugira ngo uzafatwe muri abantu 30 n'ukuntu abantu baba kompeta, nyine ni ikibazo. Ariko umugabo aravuga ati nta kundi. Arangije aravuga ati nzaze nuzuze fomu ryari, aramubwira ati igihe runaka uzaze nta kibazo. Umugabo arabyemera. Ubwo mugabo w'inshuti yitwaga Sam. Noneho birangije Chris aragenda ajya mu rugo ifatira akana ke, aragenda sasa noneho arakubitwa burundu. Yari afite amadeni nka magana, afite imodoka ye barayifashe barayifunze barishyuye cya kintu cy'umuhondo barayifunze, noneho barayiteruye. Breakdown ya polisi yari ifashe irayijyana kubera kubura kwishyura amande baba baramuciye y'imodoka, nta modoka akigira. Banagendaga agatega za bisi nyine zimwe zatwegerana, ariko bo ziba ari ubuntu. Arangije asitaragoringana n'akana ke, umunsi wo kuza kuzuza fomu araza aruzuza, bamubwira igihe azaza gukorera interview. Chris bamubwira igihe azaza gukorera interview muri ya company yo kwangaje aba intani, nabo bazakorera amezi 6 badahembwa, akavamo umwe muri abantu 30, ubundi akaba ari we baha akazi. Arangije aragenda, umunsi buri buke ajya muri internship, ajya gukora interview kugira ngo abone internship. Uri kumva, hari abakora interview ntabwo ari ukupfa kubona internship gusa. Arangije nijoro iryo joro nyine buri buke ajya gukora internship, nyirinzara azambwira ati umva we, nsohokera mu nzu ndakurambiye guhora umbeshya. Nsohokera ambwira ati mbabara ndakunyenze, mfite umwana wanjye w'umuhungu twarara heririri. Aramwinginga abazungu bagira impuhwe, ntabwo ari nk'abantu binaha itafata ibintu byakaye bisohora. Arangije ambwira ati okay nta kibazo, atari condition nuko iyi nzu ari wowe uzayisigira irangi, uzabyikorere urare uyisize irangi. Ikindi ngo haye ibyumweru 2 utazaba wanyishyuye uzasohoka mu nzu yanjye. Arangije Chris iryo joro aragenda afata irangi arasiga nyine yambaye imyenda y'imicabari nyine yo gusiga amarangi, yanamugiyeho mu maso no ku maboko. Iryo joro nyine polisi baramukomangiye ati niwe Chris meze gutya kutishyura amande y'imodoka yawe cyangwa se ngo uzuyitware, bahita bamushorera bahita bagufunga. Baragenda baramufunga, kandi buri buke, uri kumva, buri buke umwana buri buke ajya gukora interview muri ya famu nyine, muri ya company yari y'inshuti yiwe. Arangije baramufata bajya kumufunga, baramubwira bati rero reka tukubwire, uba wishyuye byibura make kuri yo, ejo tukurekure ugiye. Ahabwa ati nayishyuye, aremera ayafite udufaranga duke asigaranye apfa kutwishyura. Ati mu nkingura ambwira ati oya ntabwo byakundira ijoro, bizaba confirmed ko wayishyuye, nyine uducekingira ko wayishyuye yatashye bwije, uzataha ejo saa 3:30 nibwo uzava hano. Sam aratakamba arambwira ati oya, arambwira ati basi niza telefone ngira uwo mpamagara, uvuga ko niwe wita ku kana. Arangije ahamagara umugore aramubwira ati nibiki, nyine umugore ahita amwitaba n'agasuzuguro kenshi, nibiki Chris uranshakira iki noneho? Aramubwira ati rero uno munsi uraza gutahana Robin, umwana we witwaga Robin, uraza gutahana Robin, njyewe ntabwo ndi buze kuboneka, habaye iki atari ko wowe nyumva mbabara uze gutahana Robin umugumane, ejo uzamunzanire saa 3:30. Oya nimugoroba, mu masaha ya nimugoroba. Umugore arabyemera nta kibazo, ajya kumuzana, arabyemera. Noneho Chris arara muri gereza. Mu gitondo bamaze gukomfaminga saa 3:30, mwibuke ko yari afite interview saa 4 zuzuye. Bamaze gucekinga
Bamaze gucekinga babona koko yayashyizeho, barangije bamurekuye. Ubwo bamurekuye saa 3:30 afite interview saa 4. Ni ukuvuga ngo muri iyo minota uhize abazungu ikererewe abantu baragukansoringa nta bintu byinshi, kandi iyo internship ayikeneye nk'ukeneye ikisi Imana. Arangije aragenda noneho nk'uko ko abapolisi bamutwaye yarimo asiga irangi ryamugiye mu maso, yambaye ibicabari biriho irangi, ibiki byose, ibikweto byose byaguyeho irangi. Arangije ariruka akajya mu kazi uko nguko nyine ameze, ajya gukora interview ko nta yandi mahirwe akujya yihombe ngo agiye kwitunganya, n'ubundi byose ni kimwe, yagenda bakamwirukana ariko byibura yanagezeyo. Arangije agezeyo mana we, asanga abagenzi be bambaye amasuti ateye ipasi, udukweto dukirininze, umva basa na bike. We rero noneho yambaye ibicabari biriho amarangi no mu mutwe no mu maso. Arangije agezeyo ako kanya bahita banamuhamagara, ahita yinjira mu ba interviewers bamwe nyine bakoresha ama interview. Akinjira yabawe, ariko n'umuntu umva uhatiriza, aragenda bose ahita bakuramo intoki, nitwa gutya na gutya, nitwa gutya na gutya, nitwa gutya na gutya, n'ibyo bahera byinshi ahita yicara. Urumva, arangije aravuga ati mbere yuko mugira icyo muvuga, babwira abantu bagiye kumukoresha interview na ya nshuti ye irimo yumiwe, yarebye hasi isoni zayishe. Atereka mbabwire story isekeje ishimishije ariko nanone ibabaje, umva yavugishijwe. Ati naraye muri gereza uko mundeba uko. Ati soraye kubera iki? Ati nari kwa ko nabuze amafaranga yo kwishyura amande y'imodoka bajyaga banca. Baraseka baratembagara nyine, bukumva nta muntu wabura amande y'abakirura bazi, abantu nyine bafite akazi. Arangije aravuga ati nukuri ibyo mbabwira, naraye muri gereza kandi bamfunguye nonaha, mbese ababwiza ukuri. Baramwihorera. Arangije umugabo umwe abamukoresha interview, cyari kihanga cye kiza ubwenge, bakumva arasubiza neza utuntu tw'ubwenge, urikumva anashyiramo no gusetsa, buriya yari umuntu usetsa byatari. Noneho bumvisha atsinze nyine, bumvisha ukuntu afite ubwenge. Barangije interview umwe amubaza ikibazo, avuga ati reka Chris, reka nkubaza ikibazo kimwe cyonyine, none se umuntu atubonye twangaje umuntu waje muri interview bwa mbere wambaye ishati iriho amarangi usa nk'uko usa, wamubwira iki abaye ari wowe? Chris aramubwira, urabizi icyo namubwira? Namubwira ati ashobora kuba yari ameze kuri, ariko yari yambaye ipantaro nziza cyane, mbese muri make baraseka baratembagara bajya hasi. Birangije Chris nyine akora ibyo yakoze, we atizeye n'akazi, gusa byari kugerageza. Noneho arangije arasohoka. Noneho wa mushuti we witwa Sam aramubwira ati Chris, wagerageje nubwo usa n'iki n'akavurivunda, ariko wagerageje. Ati sawa, reka turebe, ndakomeza mpatiza aba boss banjye nyine turebe ko nawe uri buze kuba mu ba intani bari buze kwangaje. Chris arataha yihebye ajya kwifatira akana ke. Noneho barangije we n'akana ke bararya bararirimba, abantu nyine bakundana. Birangije umugore yazanye nyine mu gihe kakana umugore yakazanye, yari yabwiye Chris, aramubwira ati Chris, ngiye gukora mu wundi mujyi, ngiye New York. Rero ubwo bari mu wundi mujyi Chicago. Noneho we aravuga ngiye muri New York, kandi hari imijyi yabo ibimeze nk'aho ari kuva mu gihugu kimwe ujya mu kindi. Arangije aramubwira ati utugiye gukora iki? Niho nabonye akazi, niho ngiye gukorera, wa mubyara wanjye afite restaurant we n'umugabo we, kandi bazaba bampemba neza, niho ngiye gukorera. Aramubaza ati ariko nizere ko Robin uzamunsigira, uzamuma nkamujyana. Aramubwira ati oya, ntabwo wanjyanira umwana. Aramubwira ati nyine umugore witwaga Jenny ntabwo washobora kwita ku mwana, n'ibishoboka urabizi neza nawe kutabishobora, nsigira umwana wanjye dusigarane mwiteho. Umugore arabyemera. Umugore aragenda ariko ari kurira, asize akana ke karyamye akareba, arigenda ari kurira, agenda mu kindi gihugu. Chris yigumanira na ka Robin kiwe, Jenny umugore we yigenda, n'undi bari baratandukanye arigenda. Ubwo noneho umuntu ugiye kwita kuri Robin burundu bya burundu, ujya kuvuga ngo nagize gutya akabazo ntahanira umwana, ntawe azabona. Ni ukuvuga ngo ni we na papa we, ni Robin na Chris, papa n'umwana. Birangije
wa mupapa nyuma internship agira amahirwe barayibonye, ariko yatekereza akumva kumara amezi 6 yose udahembwa n'ibibazo afite, ashaka kwishyura inzu bamuhaye ibyumweru 2, afite amadeni nka magana angahe, abwira ashaka kukanga kugira ngo ajye gushaka akandi kazi byibura agahemba, abwira Sam arambwira ati ndaza kubitekerezaho rwose, warakoze kundangira iki, wumva nyine Sam aramwikaraginga arambwira ati hoya wica ikinege Sam, nizere ko ahubwo ejo nzakubona mu kazi. Sam abitekerezaho mu gitondo abyuka ajya avuga se ubundi ndashaka kandi napfa kukabona, arangije agira ate mu gitondo azinduka ajyana akana kiwe kuri wa mukecuru ukora ECD, arangije nawe aratega bisi ajya kuri ya kampani nyine atangira arakundi nkubwira ngo niwe muntu wakoraga amasaha make mu bandi bayintani bose, agakora amasaha 8 bo bagakora 12 kubera ko yari ifite akana ajya gucyura, kandi bisi yarateganya zazindi zigeze z'ubuntu, ariko ninkubwira ngo yarakoraga uburyo bwikubye inshuro 2 bari abayintani bandi, kandi aba ari gukora amasaha make kandi akitanga cyane, bamutuma iki akaba arirukanse bagira iki, nawe urabizi umuntu ushaka akazi, umuntu usibye no kuba ngo yashakaga akazi yari determined, nyine yakundaga gukora nyine yari umuntu uhatana byatari. Noneho arangije aravuga ati nta kundi, noneho akajya passwordinga nyine abakire, bahura n'abakire akaba passwordinga uzareke ntuze famu yawe abaritwe tuzayikorera ibintu bijyanye na finance, tuyigire neza igire, umva abamukatiye abagize bate, umva arahatana arakora cyane, noneho barangije bagera kuri finali sasa ya internship yabo. Finali ya internship ari umunsi ari umunsi wa nyuma bari butangaza watsinze, babaha exam sha ninkubwira ngo Chris yari yarakoze kuri rwa rwego, babaha exam, bamaze kubaha exam we yakoraga ibintu atanizeye ko azakwera, yararambiwe guhora buri gihe amahirwe amuca mu myanya y'intoki, buri kanya ahura n'imyaka ahura n'iki, we ntago mu mutwe yanabitekerezaga ko yabona akazi, rimwe na rimwe akaza kuntuze kubera okay. Noneho mbere yuko tugera aho hantu, ayo mezi 6 Chris yamaze akora internship, hari bya box byiwe nyine yajyaga agurisha, yarabifite ari byinshi, uri kumva, bimaze kuba byinshi nyine byari byinshi n'ubundi buri munsi nuko ajyanaga kimwe noneho umunsi umwe aza kubona isoko ya byinshi, arangije arabigurisha byibura ayo mezi 6 we n'akana ke amaze kubigurisha, nubwo yagihendaga ariko icyo gihe yabonye isoko ry'ibibox byinshi ari bugurisha, bamuha amafaranga byibura azamara ayo mezi 6 akareba ko yabona akazi, akaba ari bahitamo. Icyo gihe nyine yagize amahirwe abona udufaranga dufatika tuzamumaza aya mezi 6 we n'umwana we, arangije amaze kugurisha noneho za box zose arazigurisha nta nimwe asigaranye. Noneho umunsi umwe aragenda ari kugenda nyine ari mu kazi, ubona byamucanze, ahura na struggle, ari umugabo uhura na struggle byatari. Noneho umunsi umwe hashize amezi 4 internship igeze, nyumva habura amezi 2 byibura ngo arebe ko hari ubwo ari we bahitamo, twa dufaranga yari yagurishije bya bintu bye yabonye isoko, nyine yari bumeze amezi 6, ariko bigeze mu mezi 4 kubera amadeni menshi afite, ntuze ubwo yari afite ideni, aragenda afatira imitungo ye, udufaranga two kuri banki twose twari dusigayeyo bahita baduhurutuzayo, barangije bahita biyishyura, yongera sasa asubira rudubi, kandi yari amaze guhumeka byibura amezi 4 ayakubise, habura amezi 2 nabwo afite ayamutunga, ayo yari kumutunga amezi 2 barayihushye barayishyuye kubera amadeni menshi yabaga afite. Umugabo arastrugglinga, noneho ahantu yabaga atashye avanye akana ku ishuri, avanye akana kuri ya ECD, asanga ibintu bye babijugunye hanze, ahantu mu kamoteri yabagamo babijugunye hanze, abura uko abigenza, arangije afata akana ke aragenda ajya guhamagara cya kigabo kimufitiye amadolari 18, kiramutwima ati nta mafaranga yawe mfite, narakwimuye byahwaniyemo iki, umva umugabo afite ibibazo ari kumwe n'akana ke.
arangije bajya ahantu muri sitasiyo ahantu ku kigo cy'indege nyine, oya ni ku kigo cy'indege, ni ahantu kuri sitasiyo ya bisi ngira ngo. Noneho baricara baraganira, we n'akana ke arakajijisha akabwira utuntu barikinira, arangije arakabeshya ngo reka tujye muri kave, ngo nyine agenda ahita birarira muri tuwarete, afunga hari akanyaga bakomanga ngo bazemo abashyizeho ibintu nyine. Iyo kava aba ariyo bararamo uwo munsi baraye hanze we n'umwana we. Birangije mu gitondo arabyuka. Muri Amerika murabizi haba amacumbi y'abantu batagira aho baba, uri kumva? Baba ahantu nyine, bagira ahantu amacumbi y'abantu batagira aho baba, ariko aba ari ikotaniro nyine, aba ari umurongo uva hano ugera nka hariya, uwo bagarukije akaba ari uwundi akajya kureba harara. Ahageze agenda asanga ahantu batonze umurongo, aramubwira ati nari nje gusaba icumbi, urabona mfite umwana. Aramubwira ati rero umudamu aramubwira ati hano ducumbikira abamama gusa, atari ko hari ahantu nzi bari gucumbikira n'abapapa n'abana babo. Ati akivuga gutyo ati ni hehe? Aramurangira undi yagezeyo kera cyane. Aramubwira ati wihute, nugera watinze ntabwo uribone, ntabwo barakugarukira. Ageze yagira Imana agira yari uwa nyuma kuri finali. Baramucumbikira aba mu izo nzu zitagira nyine abantu nyine batagira aho baba. Arangije hari ikibogisi kimwe yari asigaje kugura, noneho yari asigaje kimwe cyonyine nicyo cyari gisigaye ariko cyarapfuye. Arangije arakibuka, aragenda aragifata, aragenda akigurisha umudogiteri umwe, abona ntigikora. Aramubwira ati se kungurisha ibintu bidakora, urabona ntakigora? Ati reka nkubwire rero Chris, uzangarurire icyo kintu ari uko gikora byibura mbone n'udufaranga nguha. Chris arabyumva arataha, nabyo biranze. Ubwo urumva arashaka kuvana umwana we aho hantu kuko habaga hateye ubwoba pe. Nawe ibibazo inzu zibamo abantu batagira aho baba, ni ukucumbikira abantu, bagucumbikira aho babonye. Arangije umunsi ukurikiye aragenda arakigurisha, nyine agikora agikanika kirakunda, aragenda arakigurisha. Dogiteri arishima, amuha n'udufaranga tufatika twinshi. Ubwo ubuzima buricuma. Ubwo rero nari ngezaho noneho Chris muri ka kazi ke muri ya kampani yagiye gusaba muri ya kampani yiwe, ya kampani nyine akoramo internship. Umunsi wa nyuma nyine ugera aho uragera, yakoze akora ikizame arangiza mbere y'abandi kugira ajye gufata umwana we, uri kumva? Ubundi agira ate yitahire, kuko buri gihe yataga isaha imwe. Arangije ahurira na mugenzi we muri esanseri. Arangije mugenzi we atangira kumwiganirishwa, none se Chris urarangije cyangwa nuko washakaga gutaha? Chris aramubwira ati nashaka gutaha kare, ariko ndanarangije. Umugabo ahita yikaga mugenzi we. Rose Chris nawe aramuza, none se we warangije? Arandambwira ati yarangije, kumbi yamubeshyaga we, ubanza byamunaniye akahita yiviramo agatepoza igipapuro akigendera. Chris ahita amubwira ati none se ya paji ya nyuma wasubijeho ngo ikira paragraphe? Undi aravuga ko atari yarangije igipapuro atazi niyo paragraphe yari. Agira ubwoba, agira isoni nyine, ahita asohoka muri esanseri atageze n'ahajya. Ubwo Chris nyine we yari umunyabwenge byatari, yarangije mbere y'abandi ariko n'igipapuro yakirangije n'amanota ni meza. Noneho bukeye bwaho ibana babaye impressed, mwarimu wabo yarebye igipapuro Chris yakuriye aba impressed, yarishima. Ubwo Chris kirere irashya, we nta cyizere yifite, arabizi ko we arabizi ko nta nyinya bazamwereka. Noneho mu gitondo baramuhamagara ati Chris ngwino, yambaye agasuti keza, yambaye agakweto keza kuko cya kibox yakigurishije, noneho yambaye twenda tuzima. Arangije ageze kuri ba bantu bamuhaye interview bwa mbere n'ubundi bamusuza. Ati Chris amakuru meza, ati shime rero, ati congratulations for your first day tomorrow, nyine ngo tuguhaye felicitation ku munsi wawe wa mbere ejo gutangira akazi. Ubwo Chris ahita amenya ko ari we wabonye iki job nyine. Amarira azenga mu maso, akora mu ntoki. Wa muprofeseri arishima, wa musamu wamuhuje na boss wiwe nawe aramufelicita. Umugabo abona akazi atyo muri izo struggle zose. Aragenda kugendera mu muhanda muri ambutiyaje, abantu bagenda bagaruka.
amera nk'umusazi akaba yes abantu nyine izo zo ntabwo baba bicaye ku muntu mbese ibyishimo byaramurenze. Arangije abona akazi atyo, noneho nyuma kuri filime bakajya bandikaho kuko ni inkuru mpamo, ni ibintu byabayeho, bandikaho ukuntu nyuma yakoze muri iyo kampani akayikorera, nyuma akaza gushinga iyiwe, nyuma amaze gushinga iyiwe aza gutsindira diru ya $500,000 muri Amerika yose, umva aragenda aba successful we n'akana ke. Filime nuko yarangiye, ariko mwa bantu mwereka mbabwiza ukuri ku izina ry'Imana, don't give up, nanjye mbabwira ubu ndi mu bihe bitanyoroheye ariko I don't give up pe. Nukuri iyi filime yaranyinsparinze mu by'ukuri. Ikindi nabasaba inshuti zanjye mumbarire musubscribinge, njye mbabwira udufilime t'ubwenge, mwishime mugire icyo mukuramo, nanjye nzagira icyo nkura muri YouTube. Musubscribinge please, ngiye kuba nyine njye mbikora nka buri munsi nzajya mbaha akavideo, ariko please musubscribinge, munsapotinge, nanjye ngira icyo nkuramo, nanjye survivinge nkuko Chris yasurvivinze. Bye.